umuntu bita Riderman namuzi Riderman na Bulldog niwe muhanzi wa mbere ndamuzi mubona kuri touch niwe muhanzi wa mbere Riderman na Bulldog ndabimenye ndamuzi uramuzi mubona kuri telefone hari akaririmbo ke uzi akaririmbo ke yego nakabwirwa n'iki se wa muntu ko ari abantu nta touch ngira ukurikira umuziki nyarwanda umuhanzi uzi mu Rwanda ni uwuhe wonzi njye ntabwo mbazi wakuze wowe ufitiye impano nakuze mfite impano yo guhinga nakuze mfite impano yo guhinga yo guhinga wakuze ufite impano yo guhinga ureza tubwire ufite umwana ndamufite uwo mwana wawe afitiye impano uwo mwana wanjye afite impano y'ubunyonzi ubanza ngukunda nkakabya nkakabya bya dada amagambo mu baroma niyo ateye ubwoba muri Bibiliya avuga ngo iki avuga y'urupfu Bibiliya ivuga ibyayo hari nanditse avuga ko umuntu w'ikiremba atazabona ijuru byanditse muri mu Balewi 22:24 handitse avuga ngo iki umuntu ufite amabya yahombanye yamenetse yashahuwe ni ikisiri imbere y'Uwiteka ayawe se ni mazima ndabizi ko ari mazima kwa ko ngira abagore babiri utangiye gututubikana turi ku izuba kutavuga ngo ani inzira ijya he mabere kuri kunsengera ngo nkire ni ngombwa umpehe aleluya amena abayizera abayisenga urumva ko ari ibintu byerekeye ku ijambo ry'Imana kabeshye mukarusufera kuma impano n'umugabo we Satani none kuri kumwita gashyuye ukaburi kumukoza kari mu kwitakoye erega Imana ifasha uwifashije njye nabonye biri buze kugorana mitamo gukoresha karimi kuko ngo afite umuzimi wihariye mu itakoni kandi wabonye ko nabikoze Imana ikabimfashamo amashanyarazi akamufata nk'umuntu uri buze gukira gakeneye kuri kiri nawe kirosa gukigeturwa urimo akoresheje urukiro wa kigabo kikibeshyiwe ayo mashanyarazi uri kuvuga ko ari umushetera amashanyarazi y'umuka wawe ahubwo numvisha ari amashanyarazi y'irari haranditse ngo uzabasengera batumva ariko nyuma bazagira aho bumve bitangira wumva ari irari ariko nyuma bigahinduka Jesus gasasirwa ibirahera ko yose nzembe igihe herensanya ko nigeze numva bihinduka Jesus ahubwo byagumye ari irari Kylian Mbappe we Lamine Yamal we zana ko gatako nkuza kari murebe ko bitate biba gashaka ko kayindi ku busuti w'isaturiti gacamo kabiri wanywa zibibiwe shaka wakongera kunyiniraho gakina n'ikibogisa cya Satani uri kugikura kigucikiraho wisanga gwe mu nshinzi za Satani zigushinguzamo agasinda babonye sha wagihwininiwe nanjye nkaba nakongera gukina n'akagore kanuka nk'ubwiherero bw'ikuzimu reka nikomerezanye n'aka ngaka gakomezanya n'igara ryawe mu nzira ijya mwirimbe bajya kwarenza hitaka gatitizwe n'umutingito w'ibitega biturutse kwa teta wa Yuda bigutere gutikurwa na Ritiko wagihuru gahururana n'ibyo bitega mu gitaramo cy'ikuzimu cyo kwiziza kari wa mupasiteri wayobeje abantu benshi nubwo umupasiteri muzima akaba yakoresha icyo gitabo cy'imibara asengera abantu cyangwa akaba yakoresha Bibiliya kabiri gitane nabiba gute mu muringoti wagikendewe cy'inzobe ngiye nkoresha igitabo cy'imibare kwa ko Satani muri no minsi ari kwataka abantu akoresheje imibare ariko nzivuga kwipimisha indwara zose kwipimisha sida urayitangira imiti sha mwana wama ugira amahirwe utangira ibinini hakiri ugira amahirwe nuko yayirwa ntarwara imitima na za diabete hari indwara zitazikwica ku kanya ariko sida iyo turanye nayo ugakurikiza inama za muganga ukarya biriya binini ukabinywera igihe ugaturana nayo ukaba ufite amafaranga ushobora kwipimisha inzovu ntabwo nigeze nipimisha sida nteruka kwipimisha ndi muzima uri muzima uruga kwipimisha uri muzima hashizemo nk'imyaka nk'ibiri nise ubu ntiwasubirayo kwipimisha nzasubirayo ese uyinsindagira cyane ahantu henshi ko twagiye tuhahurira ariko ndahagusiga niwe kuki utaza ngo tujye kwipimisha ubanza ngukunda nkakabya nkakabya bya dada tonze umurongo mbari reka weze hano amafaranga no kuvuga ngo uyu munsi nuko nahageze nshaka kurara rwose ntabwo byakwirirwa bigorana ahubwo ntuzajye gukodesha roki gwera kuri turuwasa kuzamuka pfa kuba wageze mu rw'imboro
ariko ubundi aka gace n'ubwondi uri kuhita gutyo ubundi kaherereye kare ubwo mubore karata twigane ku gasima wavuze ko arimo rw'intuza nta kibazo hanyuma ubuzima bwa hano kubivuga mali ni ntago ndi gutinya kubivuga jewe akajya mu buno yabo ikintu cyo kurya amabuno ya mama yakomeje kujya